Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose, ibyo urimo byose ntaba ari wowe ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twishimiye kubana nawe. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi njyewe, umunsi wowe, umunsi twese tugiye kumva ibitugirira umumaro. Wakwibaza uti uyu munsi bimeze bite? Aha, ni umunsi tugiye gusubiza ikibazo gikomeye cyane. Abantu bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi tugiye gusubiza kimwe muri ibyo bibazo. Nubwo hari igihe baba babigize ibanga, ni nayo mpamvu natwe ntabwo turi buvuge ngo ni runaka, ariko turabisubiza. Nubwo ari ikibazo tugiye gusubiza, turifuza yuko wowe ugeze hano ari ubwa mbere ukanda subscribe, ugakanda like, ugashyiraho comment nawe ukatubaza cyangwa se ukatwandikira. Warangiza ubu butumwa kubera yuko ushobora kwisanga nawe ufite iki kibazo, ukabusangiza bagenzi bawe. Shyira mu magroupe, urabudufashije kugenda twamamaza ubu butumwa. Amagroupe waba urimo ya WhatsApp, amagroupe iyo ari yo yose, busangizemo maze nawe udufashe kugira abantu benshi ugenda uvura. Rero wowe udasanzwe dusanganywe, nawe tuguhaye ikaze. Ikibazo, reka twinjire ku kibazo nyamukuru kugira ngo tubashe kugisubiza. Wowe wakibajije aho wari uri, ntiwashatse kujya inbox cyangwa se ntiwashatse kujya aho bakubona, ariko aho wanyuze harahagije kuko wahasanze wagiye mu ishuri ry'ubuzima, kandi ishuri ni iryo gusubiza ibibazo bigiye bitandukanye. Tuguhaye ikaze wowe muvandimwe, wowe wagerageje kugenda utubaza. Yaratubwiye ati uyu muntu yambabaje cyane. Uyu nguyu ni umwe mu bubatse. Ati ikibazo cye kiragira kiti: njye ndubatse ariko sinigera nshaka umugabo, niyo yankorakora. Ibyo abantu benshi dukunze kwita karisi. Biragora kumushaka kandi nta infection ndwaye, none ngira inama muganga. Iki kibazo ntiriwe nkomeza, ndatekereza yuko umuntu wese twigana hano kuri channel Musabyimana Jacques ashobora kugisubiza, kuko twagiye dutanga imiti. Ariko byenda se, reka tuvuge uyu nguyu. Kuko ni ngombwa yuko tuwuvuga. Sinkunda kuvugira mu gikari, ntabwo ari byiza yuko tuvugira imiti mu gikari. Reka tuyivugire hano kugira ngo buri wese abashe kuba yabasha kuba yawugeraho. Tegura iki kimera neza, gitegure neza. Bakita kivumbasi. Aho ni mu Burundi, ariko mu Rwanda tukita umwenya. Aho ni iwacu. Shaka ibintu byinshi cyangwa se wahire, ugende ushake kivumbasi nyinshi, bironge neza kandi ubisekure. Ntabwo uyu munsi turi buze gutinda. Uyu munsi turavuga ku bintu bike cyane, maze twikomereze. Numara kubironga urabigenza gute?
ni wowe ugiye kumbaza uti ese ndabisekura? Yego, nakwemereye yo kubisekura, ahubwo ese ndabiryoga, ndabihekenya, ndanywa amazi mbere y'uko dukomeza ngo tuvuge icyo uri bukore. Reka tubanze tunyarukire muri Nana Nutrition and Market, ikigo gikomeye cyane. Iki ni ikigo cy'Abahinde ndetse n'Abanyamerika, kigufitiye akazi wowe wumva ufite ikibazo cyitwa akazi. Simbukirayo, bakorera i Remera, Kimihurura, ndetse bakorera Rubavu na Musanze, bakorera i Bujumbura, bagakorera i Goma ya Kongo, bagakorera Kampala. Twandikire kuri 0725875552 tuguhuze nabo. Reka tubanze tunyarukirere iyo rero turebe n'ibyo badufitiye muri Nana Nutrition and Market. Badufitiye umuti mwiza cyane, umuti wa bita Colon Cleanse. Colon Cleanse ni umuti mwiza cyane ubasha kugusukura. Bivugwa yuko umuntu mukuru abasha kugira hagati y'ibiro 2-3 kugera kuri 12 bitewe n'uko angana n'ingano y'uwo muntu. Uwo muntu rero ufite ibyo biro 12, ibyo ndi kuvuga ni umwanda uri mu mubiri we, ariko iyo ufashe uyu muti bita Colon Cleanse ubasha gusukura amara, ugasukura ukongera ukamererwa neza. Uyu muti ushobora gukora mu gihe kingana n'amasaha 3 kugera kuri 6, ndetse hari n'igihe byagera no ku 8, ntacyo biba bitwaye. Rero niba uwushaka, urumva iyo umaze kongera kugusukura ukaba wongereye kuba ugarutse mu buzima busanzwe, ushobora kuba wasubira mu mirimo yawe isanzwe, ukongera ugakora nk'uko bisanzwe. Bagane rero nk'uko babitubwiye imbere ahangaha aho dukorera, twahababwiye bagane kugira ngo babe bagufasha. Ukeneye n'iyindi miti igiye itandukanye, bagufitiye amakorogate ashobora koza amenyo kandi akanakuvura, bagufitiye Pampex nziza cyane ushobora gukoresha kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ikibazo cyose waba wahuye nacyo ukaba utagira ikibazo. Nahawe rero kugira ngo ube wabageraho maze babe bagufasha. Murakoze cyane rero ubwo bamaze kudusobanurira uko ushobora gukoresha izi products zabo. Reka twikomereze. Iyi ni product nyine ibasha kugufasha mu kuba yasukura umubiri wawe, ariko ubwo reka twikomereze twigarukire kuri kivumbasi yacu cyangwa se umwenya. Ahangaha niho rero umbaza uti none ibyo wambwiye byaba bikora bite? Ndahari ku bwawe kandi nawe ntekereza yuko uhari ku bwanjye. Wamaze kubishaka mu gikombe kimwe cy'amazi ashyushye, shyiramo ibiyiko 2. Mu gikombe kimwe cy'amazi ashyushye shyiramo ibiyiko 2. Bironge neza, binwane, bikoroge neza ku buryo binwana. Bireke nk'iminota 5. Nurangiza nyuma y'iyo minota 5 wihereza igikombe kimwe buri gitondo, kimwe mu gitondo, kimwe mu gitondo. Bikore inshuro 4 mu gihe cy'icyumweru. Nyamara ndagufashije. Dukeneye rero yuko uzagaruka udushimira, uduha ubuhamya bw'uko ibintu byagenze neza. Turi kumwe, ndabakunda cyane, inshuti yanyu Musabyimana Jacques. Ciao ciao.